Amahoro y'Imana bane nawe wo nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Tudatinze reka dukomeze n'agace kacu ka gatatu, aho duherukaniraho Kennedy ndetse na Parfaite bari bamaze kuba baryamana. Nuko Parfaite yahise ikabwira Kennedy ati se Kennedy ko kurabona amakosa nkoresheje, nukuri pe ibi bintu ntabwo nari nabiteguye pe Kennedy, nkoresheje amakosa kandi nabonaga uri umuhungu mwiza, uri umuhungu w'imfura. Hoya se kandi ntabirenze bana, none se ko kuri kumva hari ibyadanje we? Hoya rwose Kennedy unkoresheje amakosa kandi bino bintu ntago ari byiza pe. Ibaze ko tutani nyine ntabwo twigeze twikingira, twakoreye aho Yesu Kristo, ibaze ko kunteye inda. Hoya se kandi ntabwo rwose nagutera inda wibitekereza, se kuki utekereza ibintu biri negative gusa? Hoya Kennedy ntabwo ndi gutekereza ibintu biri negative gusa, rwose unkoresheje amakosa. Ibaze ko narinje muri iki gipangu cyanyu rwose nje kwirebera inzu gusa, ariko ndebera rwose tumye tunaryamana. Ubuse koko nzabana nawe gute ko kutangira bino bintu? Tuzaba mu gipangu kimwe kuko bizashoboka? Hoya rwose Parfait mbabarira, ndabizi n'amakosa yabayeho gusa ntabwo bizongera pe. Gusa Kennedy ntubuze kimwe urampemukiye, perekana nitahire basi. Se dushe yanyiri henge nde koga mpite ko ntaha? Atubwo se ni ngombwa koga? Ati ngaho nyumvira kuko ngo ntago ari ngombwa koga. Yego rwose reka noge basi mpite ko ngenda, gusa nkoresheje amakosa pe. Gusa nyine making sure ko rwose bino bintu ukoze sinzi niba utazabyicuza Kennedy. Ati hoya se kandi Parfait ntazabyicuza se gute kandi? Aha nakubujije uranga urampatiriza gusa sinzi, reka nitahirwe tuzasubira ejo. Nuko Parfait yahise kajya muri dusha aroga ndetse amaze koga ahita akagenda. Gusa mu kugenda Kennedy yasigaye aho ngaho afite ubwoba bwinshi bitewe n'amagambo Parfait yari amaze kuba yamubwira. Mana we, use koko nibiki nkoze? Ibaze nkuriya mukobwa mbashije kuba namutera inda ko kuboko bya Yesu we. Mana we, cyakora Satani ni umugome. Use koko ndebera ibintu nkoze Mana yanjye, habe ngo nari nanabiteguye pe. Ndebera kuko mbashije kuba naryamana n'uriya mukobwa ntamuzi na watanzi, umukobwa twahuye bwa mbere. Cyakora Mana, kaminuza n'amahanga pe, ndebera amabara nkoze. Ubuse koko bino bintu ndamenye Yesu Kristo. Mana we mfashe, cyakora ibaza bayanye, sinshaka no kubitekereza. Baje Yesu Kristo, ibaza bayanteye SIDA. Mana we Yesu Kristo mfashe rwose ibintu ntabwo. Yesu Kristo we mfite ubwoba pe. Gusa tuvuye kuri Kennedy, manzi yahise kamagara Sandra. Hi baby. Hi manzi, umeze ute se be? Meze neza. None se wavuye muri class? Yego rwose manzi navuye muri class ubu ngubu rwose, niba ushaka waza kunsura mu rugo ntacyo bitwaye. Wa mukobwa se mubana Sara ntabwo ndibuze kuba nahamusanga. Hoya rwose ntabwo uribuze kuba wamusanga, ndabizi neza ntabwo hari yagiye. Ndanizi ko gusa turibuze kuba turi kumwe, ariko nawe yahise kagenda rwose. Ati yeye nimba rwose yagenda ndumva biribuze kuba byiza kurushaho, ariko nyine ndikumva ngukumbuye ku buryo utabyumva. Ariko rwose manzi nawe ujye ureka gukabyo kuko mu kandi kanya siko twari turi kumwe. Yego rwose twari turi kumwe, ariko ujye umenya ko rwose ngenda gukumbura buri kanya, n'ubu ngundi kumva maze ngukumbuye. Cyakora sha waba umuti w'amenyo pe, uri kumva nkumbuye, ariko nta kibazo rwose wegire uzo nsange mu rugo, kuko nyine ntubizi se ko ndeshere wawe ko nduwawe ibihe byose. Hoya rwose Sandra nawe ugire kagukabyo, se ko waba wanjye tutari twanashyingirwa. Ariko rwose nawe manzi uransetsa, none se ni ngombwa gushyingirwa? Mpfa kuba ngiye mbyemera nawe byemera bana, ibindi byose biza nyuma. Aha reka nizere ko wenda ubwo ngubwo ariko biri, ahubwo se nyine reka nkubwire. Umbwira iki se kandi manzi? Nyine shandi kumva hari ikintu ushaka kukubwira kandi cy'ingenzi. Ati wintera ubwoba bana, ubwo nyine uri buze kuza mu rugo niho turi buze kuba twabivugira. Okay sa nta kibazo rwose, reka nze ndaje ndagusanga. Ubwo ngo reka ngere mu rugo mbaze mpindura imyenda, nanjye hari ahantu rwose nari nciye. Ariko se manzi wajya ugabanya ubwibone koko? Use koko kano kanya ugiye guhindura imyenda ntuve mu ishuri kano kanya koko? Ariko be wajya umbabarira koko, ngomba kuza nsa neza rwose utambona imboga mu menyo. Ati hoya se kandi use koko na erega jya umenya iyo nawe utangiye no kumbabaza, ugomba kumenyera rwose. Use koko erega turabasheri nta birenze baby. Yeah of course I know turabasheri, gusa ngomba kwitaho kugira ngo ngaragare neza. Ntuzi ko iyo ngaragaye nabi se ngusabye mu bandi bakobwa. Ati come on manzi wikabya rwose, abandi bakobwa se baraba bari hehe? Nta bandi bantu turi kumwe, nakubwiye ko ndi njyenyine mu rugo. Rero ngwino kandi rwose gabanya amatike ibyo bintu, kandi ntabwo ndi kubikunda be. Nyine ntugire ikibazo, reka basi mbanze nce mu rugo nitegure ndahita konza kukureba. Oya se kandi byari ibyo ndi kwanga koko? No nyine reka maze ngende nitegure, nimara kwitegura maze kumera neza ndahita konza ndetse nze kukureba. Okay sa rwose nta kibazo, reka nkurindire. Gusa Parfait yashitse mu rugo aho yatahaga. Ati se Parfaite ko watinze byagenze gute?
ati mama mbaba nyine mumbabarire nabanje gutinda gusa nyine hari ahantu nabanje guca. Ati kandi parfaite mwana wanjye uva nk'ibintu utangiye koko si wagiye ku ishuri none ndebera utangiye kuba watinda use koko uri kubona ibintu koko uzabishobora mwana wanjye ndabizi neza urabizi kaminuza nimba utangira ibyo ngibyo ku munsi wawe wa mbere sinzi ndahamagara iwanyu rwose mbabwire ko bitashoboka rwose kubana nawe. Oya rwose mama mbaba wibigira birebire ni ahantu nari nanyuze kugira ngo ndebe nimba nabona inzu kandi rwose nayibonye kandi nanayishyuye. Ati none se ko wihuse rwose pe urihuse parfait ku minsi inga yose kubona inzu none rwose tuvuge ko ugiye guhita kugenda. Yego rwose mama mbaba ngiye guhita ko mvano ngende kuko nyine mama mbaba amatike ni menshi pe ibaze ko nategesheje 4,000 kari menshi mwana wanjye. Yego rwose mama mbaba ni menshi niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo basi reka nshaka inzu hafi y'ikigo ndebe ko basi nabayo ndetse ntibizajye bingora. Ati sawa nta kibazo rwose mwana wanjye nimba ari ukubishaka gusa nyine nge numvaga ibyiza ari uko nyine wenda waza basi ko dutangiye kukubangamira. Oya rwose mama mbaba nawe wikabya pe ubuse koko murambangamira mu minsi ngahe maze hano koko. Aha mwana wanjye mba ngira ngo nyine ndebe ko wenda nta kibazo naba narakugiriye kuko rwose nge mashaka kuba umuntu mwiza erego yose ko wenda n'umukristo koko. Yego rwose mama mbaba ndabizi uri umukristo kandi don't worry pe ndabizi mu minsi biri maze hano wambereye umubyeyi mwiza rero nta mpamvu pe wibigira ko runteye ubwoba ngo ese ngutera ubwoba gute kandi mwana wanjye ngaho bibaze ko ntarutangiye kumbwira ngo oya mama mbaba wambereye umubyeyi mwiza rwose ahubwo nyine reka ngire parking ibintu byanjye kugira ngo umuntu uko ejo nzagenda nyine kuko inzu nayishyuye wenda ntajye no kwiga kubaho ngiye nyine gusa sinzi niba nzabona umuntu tuzabana. Ati gusa inzu wayishyuye angahe? Yewe mama mbaba kari menshira uzikagira mu 60,000. Sha mwana wanjye rero ugomba gushaka umuntu muzabana wenda akajya atanga igice nawe ugatanga ikindi. Yego rwose mama mbaba nibyo bizima kuko n'umusore wandangiye iyo nzu niko yambwiye. Ati ngaho nyumvira kandi rero mwana utangiye kugenda mu basore kano kanya. Oya rwose mama mbabazi nawe wibikabiriza pe ni umuntu twajyanye anyereka ahantu hari inzu nyine yabaye ubuse mvuge gute nyine yabaye umuranga pe yandangiye gusa nta kindi pe yabaye umuranga nyine yandangiye ariko nta kindi rwose. Ese ntiwananyizera rwose mama mbaba? Oya rwose parfait ikibazo si uko ntakwizera ahubwo nyine mashaka kumekinga shuwa kumeze neza rwose ko nta kibazo wahura nacyo. Erego ujye umenya ko umwana wanjye buriya nubwo nta kubyara mu nda gusa mama wawe ujye umenya ko tuvukana rero urabizi neza icyagize ikibazo kikubaho ahubwo se parfait wafashe imiti? Ati hoya rwose ntabwo ndayifata. Ati ngaho nyumvira kandi nanone rero umwana wanjye urabizi neza icyago wavukanye iriya ndwara rwose kugira ngo ubashe kuba wayishobora no kubasha gufata ibiryo ukarya ukamera neza rero nukomeza kwigira gutyo izaguhitana rwose kandi ntabwo uzatinda pe. Yego rwose mama mbaba ndabizi nanjye reka ngende mfata imiti gusa ikigaragara cyo parfaite kuko yararwaye kuko yese kajya mu cyumba kiwe ndetse afata imiti. Yesu Kristo bose koko ko nari nanibagiye kuba nafata imiti yanjye gusa uriya musore rwose nubwo yari umwana mwiza gusa sinzi Imana mfashe ntabe yankomerekeje kuko mbaye namuteye sida Mana ashobora kuba yakiyahura kuko nabonye atanakomeye cyane pe nabonye yoroshye pe. Rero Mana mfashe birabibyuya kuko Kennedy sinamukira pe bibaza tugiye no kuba mu gipangu kimwe akamenya ko namuteye sida. Mana yanjye umfashe pe umfashe reka ninywera imiti ndetse mbiveho nta kundi nabigenza. Gusa tugarutse kwa Kennedy yarakomeje kwicuza ndetse arira cyane. Ati koko Mana aya makosa kuko ni gute nayakoze ni gute nafashe amakosa ko nari nzi ko nkomeye ko ntabasha gukora amabara nkariya kuko umunsi wa mbere mfite ko ndyamana n'umukobwa. Yesu koko kaminuza bayivuze ukuri ntawe sha Mana gusa Mana ngize amahirwe ngasanga nta muteye inda cyangwa nta kindi kintu namwanduje cyangwa atanyanduje ibirwara nkaba nazongera gukora amafuti pe nahita ko bisezerera burundu ntabwo nazongera gukora amafuti. Manzi we yese kagera ndetse ashika kwa Sandra mugushika kwa Sandra yese kamukomangira. Ati kari binjira. Ati se ndinjira basi be utaje no kuba wandeba gabanya amatiku bana se koko tuvuge ko Manzi utaramenyera hano hantu koko. Sandra narahamenyereye gusa mba numva mfite isoni zo kwinjira pe kubera ko nyine ngimenyereye ko mu rugo haba hari saro rero guhita ko nzashikira mu cyumba mba numva bitangaje pe. Shagabanye gati gabanye ubutesi bose twese mu rugo ndidufite amasaro rega mwana hano turi mu ishuri gabanye imiteto rero ambura izo nkweto zawe aho gutanyanduriza itapute ko winjira.
aha reka ninjire ubutaha sinzongera kuba nagira ikibazo rwose, nzajya mpita konza ndetse ninjira, ahubwo hari igihe nazinjira ngasanga mu ndi. Ese koko nkawe uvuze iki koko? Ese manza wari kugira gusa ngo mbabaze? Ese kandi baby nkoze iki? Nta n'urusoni ngo uzaza ugasanga mu ndi? Yeah of course baby, no se sinaza ngasangamo n'abanyeshuri bandi mwigana baje kugusura. Hoya rwose manzi winjijishe, rega maze kukumenya uburyo ubivuzemo ntago ari ubwo buryo rwose. Ushatse kuvuga ko nzazana abandi basore se? Cyakora ntubuze kimwe urambabaje. Ase kandi Sandra please reka kwica mood yawe rwose ku bintu by'amafuti. Ndakwingize basi mbabarira, ntabwo nzongera. Ntabwo uzongera nta n'isoni. Ubwo se nk'ibyo bintu koko ubitekereje gute? No Sandra please wibigira birebera, uzi ko bikurakaje we? No ntabwo bindakaje, ahubwo birandakaje cyane. Use koko nzakora iki basi kugira ngo unyizere? Icyakubwira ko basi ntangiye no kuba nagukunda. Yeah of course nyine utangiye kuba wankunda kandi nanjye nuko biri rwose ndagukunda. Rero wibigira birebere pe, nawe uri kubikabiriza, reba kuntu urakaye, uzi kuri kuntera ubwoba. Nta n'isoni ndi kugutera ubwoba. Ubuse koko ngahibaze ngo abandi basore uzi kuntu mazi ndi gukunda, ndakubwiza ukuri basi pe, nyizera basi, kuko nanjye byatangiye ari joke, ntekereza ko hari ibindi bintu ufiteho bya plan, gusa ubu ngubu ndi kugukunda pe. Rero ndakwinginze winkekera ibyo bintu. No please Sandra wibigira birebere pe, was joking nyine na joking agati. Rero utajya ugira nyine ibyo ukinamo ndetse n'ibyo udakinamo, ntukajya ukina mu rukundo rwacu uzana amatiku nkayo ngayo. No Sandra ntabwo ari amatiku pe, nyine nivugiraga, erega nanjye ndabizi ndetse ndi kubibona ko nkunda. Okay basi ntuzongere, kuko niwongera tuzapfa ubusa, kandi manzi please promise me, sezeranya ko utazongera pe, kuko ibyo bintu ntabwo mbikunda habe na gato. Okay fine basi pe, reka nkubwire ntabwo nzongera, sibyo? Ntabwo nzongera kandi I promise you pe, ntabwo nzongera. Okay fine, rero ugomba kumenya ko ari wowe gusa nahisemo, kandi nta wundi musore rwose pe, nyuzwe nawe, kandi ujye umenya ko nyine sindi nk'aba bakobwa bo muri kaminuza. Rero ntukajya untekerereza ndetse utekereza ibindi bitari ibyo nyine njye ntekereje tu. Ntabwo uri nk'aba bakobwa muri kaminuza se wenda uyigamo. Yeah of course I'm sorry nyine nyigamo, ariko ntabwo nyine kuba nyigamo se bivuze ko nagira imico nk'iy'abantu baho. Njye ngerageza uko nshoboye ndetse nkanayirinda. Ese hari ikosa nari nagukorera cyangwa hari imico mibi myinshi urambonamo ku buryo watangira kuncekera ndetse uvuga ngo nzazana abandi basore muri iyi nzu? Icyakubwira ko ari na wowe gusa maze umaze kuba washika mwaha. None nta n'isoni nguhe, gusa urambabaje manzi. Please baby calm down. Ese kubigize birebire, ndeba utagiye no kumyimyoza, uzi ko ari bwo bwa mbere unyimyoje kuva twakundana. N'isoni nibwo bwa mbere nkwimyoje. None se sowe byose ubiteye, iyo utabikora bira byose hari icyo mba nkoze, simba nkuretse ndetse nkituriza. Hoya baby nawe rwose bibigira birebere, gerageza ubigire ibintu byoroshye. I know nyine I made the big mistake, gusa for sure nyine forgive me, nyine ntabwo nzongera pe, kandi mbabarira. Okay sawa, none reka nkubabarire gusa promise me. Ariko baby nawe usezeranyije kandi sinzongera, sinzi impamvu uri kubigarura pe. No ntabwo ari uko ndi kubigarura, ahubwo nyine urandashe pe, nubishe bimbabaje cyane. Nuko nguko umfata? No baby byibagirwe basi ndetse binarangire. Okay ntari rwose basi birarangiye, gusa ntuzongere. Ya ntabwo nzongera, kandi nanjye rwose ntabwo ndi wo gusubiramo amakosa. Uhanwa n'uwumva rwose numvishije, ntabwo nzongera. Okay sawa, nimba utazongera aho ngaho ntaribi. Ngaho rero mbwira ibyo wari uri kumbwira ushaka kuba wambwira. Ahubwo se ko mbona umbanyeseriye we, none ushaka nguseka ubusa ndetse? Erega manzi please, turi abantu bo muri university, tugomba kuba abantu bakuru kandi turi mature rwose, turi abantu bakuru bakuze. Rero nta mpamvu yo kuba nyine we have to be serious please, kandi ego komana yani. Ese ni Sandra nzi tiya baby, ni njyewe uzi gusa nyine mu gihe turi mu kiganiro kiri seriye tugomba kuba seriye. None ushaka nguseka ubusa basi ba romantique ahe. Ese wagabanyije ukambwira cyangwa ukabereka? Ego komana. Ese Sandra wabaye iki? Baby I'm sorry nari ndengereye na ninzamuye kamere, mbabarira basi nyine be, mbwira ibyo ushaka kuba wambwira. Ubu runo rugo ruzaba rumeze gutera? Nosukeka ko urugo rwacu ruzaba ari paradizo, nyine hazaba harimo ibibazo gusa tuzajya tubikemura ndetse tubicemo. Ya tuzajya tubicamo kuko wa mugani ntazibana zidakomanya amahembe, gusa ndakwingize nawe jya ugabanya pe, uzi ko nyimyoza neza nkikanga. Basi reka tureke iby'amatiku nyine baby, ahubwo nyine mbwira ni iki nyine ari kumbwira ushaka kuza kumbwira. Nyine Sandra nk'uko wabivuze kare, ibyo wavuze nanjye nari naratangiye kubibona,
nyine rero natangiye kubona ko ushobora kuba waraje mu buzima bwanjye kugira ngo unteshe umutwe, gusa numara kuntesha umutwe ute kugenda ndetse usige. Gusa nyine naje gusanga atari ko bimeze. Waje gusanga atari ko bimeze gute se? Nyine naje gusanga uri umwana mwiza, naje gusanga unkunda nyine, gusa sinzi nimba na mbere ariko byari bimeze. Gusa nawe nyine I made decision tu. Basi nyine right now ndashaka ko nyine basi tugumana ntituzigere dusigana. Manzi don't worry rwose pe, ngiye ibyo nabitekereje kera ndetse nanabifatiye umwanzuro pe. Ntabwo nshaka kujarajara mu basore, I have to be serious, kuko nyine ntabwo nshaka kujagarazwa n'amasomo ngo ndetse n'abasore banjagaraza. Niyo mpamvu nyine ngiye nahisemo kuba nakugumana wenyine pe, kandi nyine I'm serious more than a thing. Nyine ngiye ndisereye kandi cyane pe, ahubwo icyo ngusabye mpa amahirwe ndetse umpa umwanya wawe. Nyine wumve ko ndi umukobwa ugukunda pe, wingereranye n'abandi bantu bose, kandi nyine I promise you ntabwo nzigera nguhemukira Manzi. Okay, basi nyine keep your promise, gusa nyine ndakwinginze gerageza basi nanjye wumve ko ngukunda. Please Manzi, reka nawe rwose rekeraho. Nose nabona nafashe decision yo kugumana nawe wenyine rwose ntabizi neza ko nkunda. Okay fine, none reka twizere ko twese dukundana ndetse kandi ko nta makosa azabaho. Gusa nyine ikindi nagusaba, gerageza nyine ujye wiga cyane basi kugira ngo uzatsinde ndetse ntazumva ko hari isomo ryagufashe. Oya rwose wenda aho ngaho twaba tugiye mu zindi detaye Manzi, twaba tugiye mu by'amasomo kandi si byo turi kuvugaho. Reka tuvuge ku bya date yacu byo gukundana ndetse no guteretana, ibindi by'amasomo byose turabizamo nyuma. Oya rwose ibyo rero nibyo ndashaka. Ndabizi neza nyine nemeye kuba nafata inshingano zo kuba boyfriend wawe. That's why rero ngomba kuba nyine like, nubwo ntandi na boyfriend wawe nkaba inshuti yawe ndetse cyane, kandi rero ngomba kumakinga sure ko ibintu byose biri ku murongo. Rero ntabwo turi nyine, wabivuze neza, tuyaye macuwa kandi nyine turi abantu bakuru, turi abantu muri kaminuza. Ntabwo urukundo rwacu rero nshaka ko nyine ruba nk'urw'abana bo muri primaire cyangwa bo muri secondaire. No, keneye ngo dufatikanye mu bintu byose nyine, we have to be serious. Aha, yeah of course we have to be serious. Gusa ibintu by'amasomo rwose nawe urabizi, iyo bivuze mba numva mfite isereri, mpita numva ncitse intege. Ako rero niko kabi ko kumva ko ucitse intege, kandi nyine you have to fight for what you want. Ugomba kurwanira icyo ushaka kandi ukakigeraho nyine. Aha, ubu utangiye kuzanamo n'indimi z'ibyongereza ndumva bikomeye. No please listen, nyine wowe ugomba kubirwanira ndetse ukabigeraho, kuko nutabirwanira ntabwo uzigera ubigeraho, ahubwo uzaraburiza ndetse uraburize cyane. Okay fine, noneho Manzi reka tubikore muri buno buryo nyine tu. Basi no gufashanya ndetse tukiga cyane tugatsinda, ibintu byose bikagenda neza, kandi nyine I promise you ntabwo nzagutenguha. Okay fine, rero reka nikureke ndetse nsubire mu rugo. Ati nusubira mu rugo ntanagutekeye? No, ntabwo ari ngombwa rwose, ntukarega nawe uba muri ghetto ntukajye yigira uwadanje. Ndabizi neza ibiryo byawe uba wabibariye. Uko nabibarira kose rwose ntabwo nabura ibyo ngutekera baby. Mama baby, wabyumva neza bimaze gushira ndetse ugahamagara iwanyu bakabikwima. Ati no, nawe wikabya rwose. Ahubwo se baby, can I hug you? Icyo cyoroshye ushaka kuba wampobera nta kindi? Yego rwose Manzi, nshaka kuguhobera pe. Nuko Sandra yahise kahobera Manzi, bamaze guhoberana namuherekeza arataha. Gusa Claude ndetse na Bonheur aho bari mu rugo, bo bari muri etude, dore ko bari batangiye kubona ko ibintu biri seriye. Ati Bonheur, ko ndi kubona se bino bibazo ahubwo bikomeye mwana. Ati birakomeye ariko njye nabyumvishije, ndi kubona nta nibirenze. Ati none se Mana wamfashije basi nkabyumva. Nuko Bonheur yahise kafasha Claude kugira ngo abashe kumva ibibazo bari babahaye ndetse atarari kumva neza. Ati se Claude, uri kubona mwana bino bintu hari icyo bitwaye byo kuba twava mwabira ibintu by'imico mibi Imana tukikurikiranira amasomo? Ati yego rwose nta birenze Mana, reka dukurikirana amasomo ndetse twige cyane, kuko mwana ndabizi neza nyine Mana, shani tutiga tuzaraburiza pe. Uriya mutipe wo mu kabari buriya yatubwiye ibintu biri seriye nubwo twabipfobeje. Ati of course atubwiye ibintu biri seriye mwana, buriya nawe nyine ababibona Mana, burya uyu muntu uzavamo imbwa cyane uramubona, iyo atisubiyeho rero birangira abayeyo. Ati yego rwose Mana, niyo mpamvu you have to be serious, tugomba kuba seriye tukava mu bugoryi Mana. Biriya bintu byose tuba turi kwigira ndabizi neza, mu gihe tudafite amafaranga ndetse twaraburije nta watureba. Sinumva se Mana ibintu byose bitangiye kujya mu mucyo ndetse dutangiye guca akenge. Yego Mana, ahubwo ari amafaranga twajyaga twica ubusa tuguramo inzoga, reka tugende Mana tujye mu isoko duhahe tuzane ibiryo tubishiremo hano rwose. Ejo n'ejo bundi amafaranga atazanadushirana, ariko yadushiranye dufite ibiryo ntacyo byaba bitwaye.
yego rwose mani reka tugende ndetse tujye guhaha, ubwo ngubwo nyine hamwe n'Imana ndabizi neza mani bizacamo. Ereka tugomba no kwizera nubwo tuba turi gutakaza ibyiringiro mu bintu by'amafuti. Yego rwose mwana tugomba kwizera ndetse tukizera ko ibintu byose bigomba kujya mu mucyo, kuko urebye sha bro hari igihe nyine utakaza ibyiringiro, gusa ndabizi neza bizacamo kandi zino nzoga ubwo tuziretse wenda ibintu byose bigiye kujya ku murongo. Ahubwo umwana tugiye no tujya gusenga buriya da. Oya se kandi kro uri serious? Yeah, of course man ndi serious. No si ngubu tuzajya tugumana dukora iki? Tugomba kwitabira man tukajya gusenga kugira ngo turebe kuko nyine urabona dukomeje bino bintu dushobora kwibwira ko dufite imbaraga ndetse ko twabivuyemo ejo tukabisubiramo. Niyo mpamvu rero dukeneye ahantu tuzajya tuba turi occupé mu gihe tutari kwiga. Ya nibyo koko wa mugani iyo nama niyo. Ubwo rero tugiye kujya tureba Kennedy ndetse tujyane. Mwa kiragiye nyine tuba turi mu kigo nta kintu turi gukora, tukajya gusenga man tukareba ko twaba occupé basi. Kuko ndabizi neza nyine ko turi free ndetse nuko tuzajya tuguma dupfa ubusa, niko Satani azajya agenda twegera gake gake ushiduke twakoze amabara kandi twari tuzi neza ko twabivuyemo. Rero that's why bro mvuga ati twajya twegera Kennedy man akadufasha ndetse tukajya gusenga dore ko nta birenze. Okay fine, nabwo nta kibazo kirimo rwose. Ubwo uzambwira nyine tuzambwira uzajya uzunceho ndetse tujyane. Nzakubwira se mane hari umunsi tutaba turi kumwe, si dusohoka muri break dukururanya wagira ngo turi abana b'impinja, nzajya nita ko ngufata ukuboko ndetse tujyane. Okay sa rwose nta kibazo ndabyizeye ndetse nzabikora mane ntacyo bitwaye, no se hari ibyo nyine tuzabikora tu. Gusa barakwereka ko Kennedy yari ari mu rugo yari afite agahinda kenshi cyane, nabwo bitewe n'amakosa yari yakoze kubyivanamo byari byamunaniye. Gusa kiri muri byo nyina yahise kamuhamagara ati Kennedy mwana wanjye bimeze biti? Ati ni sawa mama. Ati none se Kennedy ko warawe utampamagaye byagenze guti? Mama nyine ntabwo naguhamagaye kuko hari tuntu nari ndimo narimpuze. Ati Kennedy nta n'isoni kuva ryarumbwira ko waruhuze ku buryo utampamagara. Nyine mama mbabarira pe nabaye busy cyane kandi nyine unyihanganire gusa ntabwo bizongera. Kennedy rero mwana wanjye hari ibintu naraye nkuroteye kandi bitari byiza. Nabonye ushobora kuba utangiye kuba wishora mu mico mibi kuko narose uri mu rugomo rw'abandi bakobwa wiruka mu dukobwa ntazi byari byo byawe. Oya se kandi mama warose gute se? He narose rero mwana wanjye ujya mu bakobwa ndetse utera inda, umaze gutera inda tuva mu ishuri uratorongera sinamenye iyo wagiye. Niyo mpamvu rero nahise ko nguhamagara, gusa naguhamagaye nko mu masaa 9 saa 10. Nguhamagaye se wafata telefone sinzi ibyo wari urimo rero. Kandi urabizi neza ko iyo narose ibintu bijya bibimpamo. Rero niyo mpamvu nguhamagaye hakiri kare kugira ngo ubashe kuba wabyirinda mwana wanjye. Mama ibyo bintu uri kuvuga uri seriye? Ati of course ndi seriye mwana wanjye, naraye mbirose nabirose kandi ndabizi neza ko ibintu byose ndose bijya biba. Rero mwana wanjye ugerageze usenge cyane ndetse ubyirinde. Ese uracyasenga cyangwa wageze aho ngaho utangira kwigira ikirara nta nubwo ugisenga? Oya rwose mama ndasenga kandi cyane, gusa izo nzozi se mama kuki utazimbwiye cyangwa kuki utanyandikiye message? None se Kennedy hari ikibazo kibirimo kuba mbikubwiye kano kanya? Oya mama gusa nyine watinze wagakwiye kuba wabimbwiye kare. Ati no mwana wanjye ejo naraguhamagaye nti wanyitaba. Ati Yesu we mama. Ati Kennedy utambwira ko? Ati mama don't worry nta birenze, gusa nyine wagakwiye kuba wabimbwiye kugira ngo mbashe kuba nabisengera. Naringize ngo mwana wanjye hari amabara waba wakoze. Ati mama se we ntunanyizera basi? Oya rwose Kennedy mwana wanjye ndakwizera ndetse cyane kandi nawe ndatekereza ko ubizi. Gusa kuba nkwizeye ntabwo bikwiyeho ko rwose ngomba kumakinga sure ko umeze neza ndetse ko nta rindi makosa wakoze. Kuko urabizi neza amakosa yawe rwose ninjye yabarwaho. Kandi rwose mwana wanjye urabizi no uri muri kaminuza kandi ugomba kubera urugero barumuna bawe. Rero urabizi ukoze amakosa ndetse ukagira ikosa ritukora, waba umeze nkaho haye rwose barumuna bawe nabo umwihariko kuba bakora ibyo ngibyo rwose nawe ukora. Rero mwana wanjye please utazantengwa ndetse ugakora amabi. Ujye ugerageza uko ushoboye wirinde ndetse usenga Imana kuko Imana niwe mugenga w'ibihe kandi niyo idushoboza. Nutangira gucika intege ndetse ubona ko utatangiye gusenga uzamenye ko n'ibyaha bigiye gutangira kurira ndetse bikurire rwose utangira ubyivura ugutima. Rero mwana wanjye reka nkureke ndetse nsubire mu murima. Nari nabonye nyine nta kundi naguhamagara kuko ejo nari naguhamagaye mbona ntunyitabye, rero navuze ati ndaza kuguhamagara none. Reka nkureke njye mu murima rero ubwo ngubwo tuzasubira kandi ibyo bintu rwose mwana wanjye ugerageze ubyiteho kandi ubisengere. Imana ikurinde ibyo byago rwose kuko waba ukoze amabara ndetse sha sinzi pe waba ukoze amahano. Sawa mama rwose ibihe byiza. Nuko Kennedy nyina akimara kumukupa Kennedy yise karira cyane. Ati koko mana yanjye ngaho nyumvira.
mama biriya bintu byose yari kumpamagara ejo, nari ndi mu mafuti ndetse ndi mu marari yanjye, ndi mu mafuti ndi kumwe na parfaite, buriya niho yampamagaye arambura, kandi byibura basi yakimpamagara akambona ntabwo mba narabikoze. Basi nta kundi reka nakira urwaje. Kamanzi nawe aho yari ari mama wese kamuhamagara kuri telefone, ati Manzi mwana wanjye umeze uti? Ati mama rwose meze neza ndetse nta n'ikibazo mfite. Ati sa rwose nta kibazo mwana wanjye, nima nta kibazo ufite. Ese Manzi mwana wanjye karaga kubwira abonye ushira kuri status yawe warangiza ugashiraho udutima ni kandi. Oya rwose mama nawe wimwita agakobwa pe, n'umunyeshuri twigana bamwita Sandra. Manzi kano kanya rwose utangiye kuba wagenda mu bakobwa ndetse wiruka kandi Manzi. Ibyo bintu rwose ntabwo ari byo mwana wanjye, ntabwo mbishyigikiye. Oya rwose mama nawe rwose wibigira birebire pe, ubuse koko mama hari ibirenze? Ati nta n'urusoni nta birenze. Ugomba rwose mwana wanjye ibyo bintu kubivamo ntago ari byiza pe. Ubwonko bwo watangiye kuba wapostinga udukobwa, ejo bundi uzakora amabara ndetse muryamane. Oya rwose mama ese ntunyizera? Ntabwo nakora ayo makosa rwose mama. Okay reka mbyizere, none sura mukobwa ubundi mwana wanjye kuko nzi neza ko nta kintu yumpisha. Uriya ninde n'iki kuri we ku buryo umupostinga ndetse ugashaho udutima? Ubundi izo ngeso rwose ntabwo nari nzi kuziho. Oya rwose mama nyine izo ngeso ntazo nziho, kandi ukomeze umere gutyo. Ndabizi neza ntabwo nahindutse rwose, ndacyari wa Manzi wawe. Ahubwo nyine uriya mukobwa ni umushuti wanjye pe, nuko ari nyine umuntu agukorera ibintu byiza ukumva wamupostinga. Ati njye se ko mbona mbigukorera mwana wanjye ko utarampostinga? Ariko mama nawe rwose jya ureka gukabya, ninde uri kuri profile yanjye koko mama si wowe? Hoya ndavuga kuri status ko utarashiraho mwana wanjye kari aho ngaho muhera. Hoya rwose mama wikabya nawe pe, nyine namupostinze nuko yansobanuriye ibintu byari byanshanze numva ndabyumvishije. Rero urashize agatima nyine numvishije mbikunze pe, niyo mpamvu gusa namupostinze nta bindi. Kandi rwose mama nawe uretse kwirengagiza nta munsi singoza kuri stat yanjye koko mama. Naringize ngo hari ibindi sha wari kumbona. Oya rwose mama nta bindi. Okay ntari bi rwose Manzi, ndakwizeye mwana wanjye, nzi kutantengwa kandi nzi kutankoza isoni. None se mwana wanjye nta kibazo ufite ku ishuri, ibintu byose biragenda neza? Yego rwose mama amasomo aragenda neza ndetse ndi kubitsinda, kandi ndabizi neza rwose mama nzaguhesha ishema mu bijyanye no kubaho. Se mwana wanjye mama nyine ndurumva nta kibazo rwose mfite, ibintu byose ndabifite. Unyine ikibazo nkomeje kugira nuko nabuze umuntu twabana gusa, nyine nta kibazo pe. Ubwo se mwana wanjye rungu ntirizakwica kuguma muri iyo nzu yose wenyine? Oya mama ntabwo urizanyica kuko ari abashuti banjye njyayo ndetse nkajya ahantu baba. Ubwo nyine rimwe na rimwe hari igihe nyine nza nje kwiryamira pe. Ahubwo se mwana wa abo bashuti bawe yaba yari bo muzabana? Oya mama ntabwo twabana kuko nyine njya mbona bafite udukungu twinshi kandi nyine ntabwo byashoboka pe. Niyo mpamvu nyine mama mashaka kwibera ngiye nyine ndarengana, ntabwo ushaka ko Oya mama reka ngume ngiye nyine basi nimbona undi muntu tuzabana, gusa mu gihe tutaramubona nyine sinzi mama, cyeka nimba ubona rwose amafaranga kubangamira kuba wayishyura. Ariko rwose mwana wanjye siko wanyibagiwe we, ibaze rwose nananiwe no kwishyura udufaranga twawe tw'ishuri rwose koko, none special ngo nabuza y'inzu. Mwana wanjye rwose nawe ntukajye unsuzugura, waranyibagiwe pe. Mwana wanjye ntabwo nabona amafaranga, gusa nyine icyo mashaka no kugira ngo basi twagire irungu ndetse mashaka kugira ngo mere neza. Mama rero umeze neza ntugire ikibazo, ahubwo se mama wakazi kawe kameze neza? Mwana wanjye wareka n'iki se ko ibintu bikomeje kuba ngiye byiza kuri njye? Kagira inkuru rero mama, byagenze bite se kandi nanone? Mwana wanjye rwose ngewe banyohengeje umushahara, ejo bundi boss yaraje nyine areba ko project ndi kuzikora neza, arabishima ndetse arabikunda. Rero banyongeje umushahara rwose mwana wanjye, urumva nta kibazo mfite. Wowe cyo ngusaba no kugira ngo wige neza ndetse amashuri yawe rwose mwana wanjye nzayakurihira. Ndabizi neza mwana wanjye rwose nta kibazo uzigera ugira ndiho, kereka dayimoni ateye bakanyirukana ku kazi, kandi nubwo banyirukana oya da mwana wareka ndeka kukubwira byinshi utirata. Gusa ndabizi neza mwana wanjye, ndabizi nkora cyane kugira ngo bashe kuba wabaho neza. Sa rwose mama nta kibazo reka nkureke ndetse ndyama. Ati ndanze ariko ndekuti turavugana ndetse ninjye ndibuze kuba nabishaka ndetse ngukupi. Ujye kuvugana na kare gakobwa kawe ngo ni Sandra? Atari ko mama waretse gukabya koko, ko nakubwiye ko nta birenze, ko utari kunyizera. Ariko rwose mwana wanjye nkwizeye, uti ko nkwiyizeye ko nakubyaye ko ndi nyoko. Oya rwose mama ndabizi warambyaye, gusa nawe ufite kunyizera pe. Ubuse koko mama utanyizeye wazizera ndi? Ndakwizera mwana wanjye, gusa wanantenguha da, abana bikigiye se ko nsigaye mbona mutenguha ababyeyi banyu buri munsi. Oya rero mama njye ntabwo ndi uwo nguwo rwose, nyizera ntabwo nagutenguha.
okay sa rwose nta kibazo mwana wanjye, reka nkwizere rero, reka nkureke mwana wanjye uryame ndetse uruhuke, ubwo ngubwo nyine tuzasubira. Sawa mama, gusa nyine congratulation tu, ntabwo ibyo bintu nabipostinga none abanyeshuri twigana rwose bandoga. Rwose mwana wanjye ndabizi dufite Imana ndetse nta nicyo waba, turarinzwe. Sawa mama, gusa ujye wibuka ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire ubwenge. Ati manzi none se ako kajambo bagakuye hera ko nzi ko ibintu byo gusenga utajya ubikozwa. Mama reka uwo rero sinjye uwo ni manzi wa kera, uwo naramutaye kera. Waramutaye? Yego rwose mama naramutaye, ubu ngubu nsigaye njya gusenga, ahubwo reka nkureke nsenge ndyame. Sawa rwose mwana wanjye ryama, ubwo ngubwo nyine naho ikindi gihe se gute mama, ko ahubwo ejo uzampamagara. Ese manzi urabivuze uranyibutsa, uzi ko nta n'isoni ugira mwana wanjye, ubu kuko ndaguhamagaye we ntiwampamagara? Oya rwose mama nawe urabizi ndakwandikira kuri WhatsApp kurusha ko nawe unyandikira, rero nawe ugomba nyine tugomba kwishyurana, ukampamagara cyane nanjye nkakwandikira cyane. Okay sawa rwose mwana wanjye, gusa nawe wabantesheje umutwe buriya video bunyohereza bw'ubugoryi rwose mwana wanjye, uzi ko ujya ubunyohereza ndi mu biro ndetse ngaseka nkagira ngo abakiriya baranyuzamo ijisho. Ahubwo mama nibyo mashaka kugira ngo useke cyane, kugira ngo utazasaza vuba. Erega mama nta mpamvu yo kuba wababara, ndabizi neza ko waciye mu bibazo byinshi ndetse n'agahinda kenshi. Gusa nyine mama ntabwo nkeneye ko agahinda twagiye tugira, ntabwo nshaka ko nyine kazongera kubaho pe. Shaka ko basi ko tuzabaho ubuzima bwiza ndetse tukanezerwa, sinshaka ko rero kubabara. Niyo mpamvu rero rwose mama, niyo mpamvu nkora biriya byose. Sa rwose mwana wanjye, kandi nanjye ndagushimira kuba uhari iteka ku bwanjye. Rero gira ijoro ryiza mwana wanjye. Barakwereka bukeye bwaho bagiye mu ishuri ndetse bariga, gusa bamaze kwiga bageze mu gihe cya break. Gusa mu kugera mu gihe cya break Kennedy se kagenda ndetse avugisha parfaite. Ati se parfaite umeze neza? Ati of course umeze neza nta kibazo, ahubwo se we Kennedy umeze neza? Ati no ntabwo umeze neza. Ati rwose nabibonye muri class nabona guhangayitse wagira ngo ufite ubwoba. Ese Kennedy calm down, byagenze biti? Ati parfaite nawe nyine I'm serious pe, kandi gerageza rwose umbwize ukuri, byagenze biti? Ati Kennedy byagenze bite se gute? Kandi mbwira, ntabwo ndi kubyumva neza. Nyine mbwira, ejo ujya gutaha nyine warambwiye ngo sinzicuze, wanteye ubwoba. Ati naguteye ubwoba se gute? Nyine wanteye ubwoba, bimeze biti? Mbwira, warambwiye ngo sinzicuze, nyine byanteye ubwoba. Ese hari indwara waba urwaye? Ati oya Kennedy ntacyo mfite cyo kuvuga rwose, aho ngaho reka tubireke ndetse tureke ko bivugaho, kuko n'ubundi ndaza kwimuka, ndaza kuza mwa kiriya gipangu cyawe. Rero byaba byiza rwose tuje kwicara tukabiganira, kuko ku ishuri ntago ari ahantu kubivugira rwose. Ati nyine ukomeje kuba wantera ubwoba pe. Shaka gusa Kennedy ntakubeshyeje, warantunguye pe. Uzi ko nari nzi ko uri umwana witondera ndetse kutakora biriya bintu we, none byarangiye unyuriye we. Cyakora rubanda ntibagira n'isoni. Oya parfait rwose mbabarira, kuko biriya bintu rwose nanjye sinzi uburyo nabikoze, ndetse uri kubivuga nkumva isoni ziranyishe pe. Isoni zirakwishe. Gusa nyine warantunguye bro, warantunguye pe. Ubuse kuko ndi no kwicuza icyatumye ntanga amafaranga mwa kiriya gipangu. Ubyicuza se kandi kubera iki? Ngahibaze koko kwiki. Ubuse kuko nzajya menya mvuga gute koko, ibaze nyine kuryamana nawe ari bwo bwa mbere tubonanye we. Nyine parfait I'm sorry naragushotoye, gusa ntabwo bizongera pe, kandi I promise you. Abwo se parfait waripimye ndetse ureba ko basi ko ntaba naraguteye inda? Ati wikabya se kandi nawe, ubwo se umunsi umwe namenya ko kuko wanteye inda. Gusa buretse nzayireba ndetse nzabikubwira, gusa ndabizi neza ntabwo wanteye inda bana, kuko nari ndi mu bihe byanjye byo kuba ntatwita. Ahubwo da wenda icyo ngicyo ndakirokotse. Gusa nyine ibyo mfitiye ubwoba ndetse cyane ni biriya wambwiye ngo nshobora kubyicuza. Rero nshaka kumenya neza nyine ko, nyine shaka kumenya umbwiza ukuri impamvu wambwiye biriya bintu. Ati okay si bishaka kumenya, nidushika ndaza kuba nabikubwira, dore ko ibintu byanjye nabisize ari hanze arandu nabibikije. Ubwo nidushika turaza kuba twakimuka ndetse ndaza kuba nakubwiza ukuri nk'uko ubishaka. Gusa bakiri muri ibyo Claude ndetse na Bonheur bahise ko baza ndetse baza basanga Kennedy. Ati Kennedy kukiranga mani kandi amasaha yageze. Ati amasaha yageze se kandi yiki? Ati Kennedy reba kuri iyi saha habaye ryari? Simbona se abaye saa 6 n'igice. Kennedy uzi ko wapaganye mani, ubuse ko kuyoboye ko none rwose mufite amasengesho. Atarika Claude wambabare kuva ryari wonyibutsa amasengesho ndetse unyibutsa ko ngomba kuba najya gusenga, ko mbizi neza ko ari mwege muntu kandi ndetse mumbwira ngo ngiye mu biki, none muri aya masaha muje kuba mwambwira ngo ngiye gusenga nta n'isoni mani. Ndikumva nge ntari muri mood rwose yo kuba najya gusenga. Ati yes rwose nimba utari muri mood yo kuba wajya gusenga, reka tukureke twigendere, ngo turaza kuba twasubira rwose. Saba kigenda manzi nawe se kaza ndetse aza yiruka cyane. Ati Kennedy
ati niki se kandi manzi woje kumbwira iki ko mbona abaklode badusize kandi mbona igihe cyo gusenga cyageze wakaje tukajya gusenga. Mwana agenda ujye gusenga nyine rwose ntabwo ndibuze kuba naza. Ati shuwa, ati yego rwose ntabwo ndibuze kuba naza. Ati ndumva nta mpamvu rwose ndetse nta n'umwanya mfite kuba wakubaza impamvu utagiye gusenga, reka njye nigendere pe. Nuko Kennedy yese kasigara aho ngaho ndetse parfaite atamubaza ati Kennedy none se man uranasenga ukaba wankoreye biriya bintu we? Ati yego rwose ndasengera biriya bintu rwose nanjye byangwiririye ntabwo nari mbyizeye. Ati oya Kennedy wimbeshya pe kuko ukuntu nabonye ukora biriya bintu ntabwo ari ubwa mbere wari ubikoze. Ati mvana induru ndetse reka kunsakuriza. Ati iyo kamera rero igaragaza ko utari umukristo. Ati niyo mpamvu rero ushobora kuba wananduye. Ati what? Igice cyacu cya gatatu nahanga kirangiriye. Kwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo ukomeze gukurikirana utundi duce dukurikira. Ndabakunda cyane.